ibi bibasohoyeho kuko nyir'ukubikora yarahageze arahari bibasohoyeho. Mana tugirire neza mubwira abantu iby'ibihumuriza imitima. Mwebwe n'umwaka Imana ije guhana no guhemba. Mpamvu Bibiliya ivuze ngo umwaka munsi Imana izahoreramo inzigo. Abantu barabikoze bagira ngo Imana ntireba, ariko ni Imana ije guhana no guhemba. Imana irambwira kandi ngo mbwira abantu bambutse bari 2025 wumva rwose ucyuzuye mwuka wera. Imana irambwira ngo ntiwirare, irambwira ngo ntiwirare, kuko nubwo wambutse 2025 kumva ukifite ibihe byiza kize yikorere. Nababwiye ngo nagari biriya gusa, ahubwo namwe bibagezeho. Ahari murumva ari byo mwakiriya gihugu, ahubwo namwe birabasohoyeho. Mani tugirire neza. Bene data bakundwa, niba ukwikunda ugakunda ubugingo bwawe, ukaba warakoreye Imana, ukaba warayisobanukiwe, ukaba warigeze gusogongera ukamenya uburyo Yesu agira neza, wagarukiya wagari kumva ibigiye kukubaho wa muhanuzi w'ibinyoma we, umva ngo ugiye kuba igitangaza, ugiye kuba icyitegererezo cy'abakozi bibi, ugiye kuba iciro ry'imigani, ugiye kukarubanda mu yandi magambo. Imana itugirire neza, ntuwite kubivuze. Imana abantu bari kubwira abantu ngo musabire umugisha Isirayeli nibwo muzabibona umugisha. Ntago abantu bari gusobanukirwa, abantu bamaze kuvangirwa. Isirayeli bazi Imana bari gusenga n'Imana y'igihugu cya Isirayeli tuzi yo mwisi, ntago ari Imana y'ijuru. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngira wabaye jambo riratubwiye ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose. Satani arangije ibyo akugerageresheje byose 2024 n'indi myaka yatambutse, akabona uramucitse winjiye 2025 ntagacitse intege, yaguteza ikindi gihe. Bisubiremo n'umwaka w'umunezero n'umugisha kububaha Imana, ariko n'umwaka w'amarira menshi ku bantu bavuye mu by'ubugingo. Reka mbabwize ukuri, umuntu wakoreye Satani arabizi neza ko ingororano za rukuzarimbuka, ari gukorera Satani n'umwete, ariko we wagiye mu by'Imana ugeze aho bivamo. Ndakubwiza ukuri, uyu n'umwaka w'amarira kuri wowe nutagarukira Imana. Uwiteka duhana umugisha. Imana yagize kubwira Eliya ngo nabyuke arije kandi amwe, kuko urugendo rugikomeje. Ibyo byose urugendo racyakomeje muri 2025. ahubwo reka tugusabe usenga Imana, noneho udubutumwa bwose uko Imana bushyize ku mutima wawe. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Uwiteka Imana nziza, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, Imana nyir'ubutware n'ubushobozi, Imana iri hejuru ya byose kandi ubirusha imbaraga. Imana wowe ufite imitima y'aboroheje n'abakomeye mu kiganza cyawe, data akaba ari wowe ubasha kuyiyobora nk'uko uyobora amazi mu migende. Data uyu munsi uyu mwanya turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe, data ukaturinda ukatwimana 2024 ukayiturenza dushitse 2025. Data tukira amahoro, turagushimiye. Mwanya ntabwo nareka kugushimira ko warinze umwana wawe, abadayimoni bamusabye, barozi bamusabye. Uwiteka aha niho abakibukwa kubw'umugambi wa Satani, ariko waramwimanye. Data ndagushimiye, gushimiye ko warinze abanyarwanda bose, ngushimiye ko warinze data bari hanze
iki gihugu mwami Imana ukabana nabo karinda abapapa ukarinda abamama karinda abasore ukarinda abakobwa karinda abana batoya izina ryawe rihabwa icyubahiro wera Abisirayeli ni wowe nyiri uyu murimo Satani ararwana kandi ararwana afishije umwete nyemerera nyiri imbaraga butware n'ubushobozi bana bawe wongere kudusukira mwuka wera wongere kutwambika imbaraga duhe guhagarara tudatsindwe n'uburiganya bwa Satani mw'izina rya Yesu Kristo wera Abisirayeli wongere kugirira neza bera bawe wongere kubakangura wongere kubabyutsa ntabaritwe papa izina ryawe rishyirwe hejuru ngwino data tukubere mikoro urangurure kandi data mw'iri jambo abana bawe babohoke darushe mwami Imana ubature imitwaro ko ni wowe karuhura urakoze mubyeyi mwiza tuguhaye ikaze n'akaribo cyo duheshe n'imigambi y'umubisha mw'izina rya Yesu Kristo urakoze mubyeyi mwiza ngaho nuganze kandi utegeke mw'izina rya Yesu amen. murakoze cyane nongeye kubasuhuza kandi abakurikiye Umusaraba TV nanabashimira ko mwagiye mukurikira ibiganiro byacu mukanabisharinga nongera kubibutsa ngo iki kiganiro ujye ukibona ugisangize bene so uzafatanyije natwe gukora umurimo umwami Imana abahereza umugisha ntago nongera gutinda ku mazina kubera ko namaze kubibwira cyangwa babambwiye ni Generali Esther mama w'amahanga umuyobozi wa groupe abasirikare ba Kristo Nkundimana n'abantu bayo nje kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa iby'Imana yaduhaye ku bantu bayo cyangwa mu bana bayo wera Abisirayeli abamera umugisha turaza gutangira mvuga ku butumwa Imana yampaye ku bantu babiri aba bantu babiri baraza kwiyumva muri benshi kubera ko muhuriyeho kuri iki cyifuzo muri benshi ndaza kuvuga ku bantu bamaze igihe kirekire bategereje urubyaro babuze urubyaro mu yandi magambo ariko ndavuga ku bantu kandi bahombye mu buryo bwa business n'abantu babiri ngiye kuvugaho ngiye kubaha message yanyu reka mvuge ku bantu babuze urubyaro mvuge ngo wowe wabuze urubyaro nta mpamvu nta ruhare ubigizemo data yambwiye ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga kandi muhumure data arambwiye ngo benshi muri mwe mu 2025 mubonye igitangaza cy'Imana uzamure kwizera uwakira igitangaza cy'Imana Mana irongera intuma ku bantu babuze urubyaro ariko wowe ugiye kwiyumva ahantu ni icitonderwa wabuze urubyaro wigeze koresha uburyo bwawe nako igihe kiragera ushaka umugabo ubuvamo ariko ntiwahita ubona urubyaro Mana irambwira ngo yanakurinze kurwara ibibyimba byo mu nda ndetse n'abandi baranabirwaye baranabibagwa ariko kubera gusenga kwawe kumvishwe Imana nayo ikakureba ikakugirira imbabazi ibi bintu ni wowe wari warabigizemo uruhare ariko umva ubutumwa Imana impaye kuri wowe ufata amasengesho y'iminsi 2 hanyuma usaba Imana imbabazi kuri iki kintu wakoze cyitwa kuboneza urubyaro utarukwiye kuboneza urubyaro data arambwiye ngo arazibura inda yawe ubone umwana Imana y'amahoro ibampera umugisha nongeye kandi gutumwa ku bantu bahombye muri business cyangwa mu bintu by'ubucuruzi mu bintu byose wagiye ukora ukabona birahombye Mana irambwira ngo
mbibutse ijambo Mose yakundaga kubwira Abisiraheli, irambwira ngo Mose yajyaga abwira Abisiraheli akababwira ngo nimumara kugera mu gihugu cy'Ikanani mukarya mugahaga ntimuzibagirwe. Mana yacu tugirire neza. Imana irambwira ngo mwafashe ibihe byo gusenga, Imana irababwira ngo izabagirira neza. Imana irangije kubagirira neza, murangije murarya murahaga hanyuma muribagirwa. Ya minsi wajya gufata uterera umusozi ujya gushaka Imana uyibwira ngo ntabara ndengera, ntabwo wongeye kuyibuka umaze gutabarwa. Imana yarakugaburiye urarya urahaga wibagirwa ko abakene bashonje. Imana yarakugaburiye urarya urahaga wibagirwa ko abakene bambaye ubusa. Imana yarakugaburiye urarya urahaga wibagirwa mu nzu y'Imana. Imana yarakugaburiye urarya urahaga wibagirwa ka karago waboneyeho rya sezerano. Imana irambwira ngo ni mwebwe mwikururiye iyo nyatsi wibeshera abarozi. Ibyo bintu byakugezeho kuko data yarebye abona ubugingo bwawe buri kuyongobera, arongera kunyuzaho umunyafu, arongera gusubiza hasi kugira ngo wongere wibuke ibihe byo gusenga. Imana irambwira ngo mwarasenze ndetse bimbabwiye namwe ubwanyu mwarabibwiwe, murabizi ko icyatumye Imana ibakubita uwo munyafu ari uko mwibagiwe. Irambwira ngo mugaruke mwongere musubire mu bihe byo gusenga. Data agiye kubagarurira ibi bintu yabanyaze, ariko muzongere gukora ikosa ryo kwibagirwa. Nabigarura uzabikoresherezemo Imana yawe, nimba ari business ukora uzayikore, ariko unibuka umurimo w'Imana. Bene data, Imana irambwira kandi ngo abantu mugiye gutabarwa, nongere mbisubiremo, nimumara kurya ntimuzibagirwe 2025 n'indi myaka yose igiye gukurikiraho. Data abampera umugisha. Nongeye kubona irindi yerekwa, mbona abantu benshi bari kwigisha abantu, bari kubabwira ngo umuntu wese asenge Imana ya Isiraheli. Imana ya Isiraheli bari kuvuga, iyi Isiraheli bari kuvuga ni iki gihugu cyitwa Isiraheli. Imana itugirire neza. Abantu bari kubwira abantu ngo musabire umugisha Isiraheli nibwo muzabona umugisha. Ntago abantu bari gusobanukirwa, abantu bamaze kuvangirwa. Isiraheli bazi Imana bari gusenga n'Imana y'igihugu cya Isiraheli tuzi yo mu isi, ntago ari Imana y'ijuru. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngira wabaye abapotere bari kuhagarara bakahamya ibyo bintu ko Isiraheli ari Imana yahaye umugisha. Imana irambwira ngo mbasobanurire Isiraheli yariyo, kuko data yambwiye ngo Isiraheli ivugwa ntago ari Isiraheli iki gihugu tuzi. Imana irambwira ngo mbwira abantu bari mu rujijo banajya kuzana ngo amazi yo muri Isiraheli, hari n'ibindi ngo bajya kuzana ngo amabuye. Imana irambwira ngo musobanukirwe Isiraheli Imana yavuze yariyo. Imana irambwira ngo dusoma amagambo hari mu itangiriro igice cyawo cya 32 umurongo wa 29. Nyemerera usome ayo magambo. Itangiriro 32 umurongo wa 29. Bene data dusobanukirwe Isiraheli Imana yavuze yariyo. Itangiriro 32 umurongo wa 29. Arambwira ati ntukitwa Yakobo ukundi. Ngo arambwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli. ngo ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Warambwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ngo ahubwo uzitwa Isiraheli. ngo kubera iki? Kubera ko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Imana yashishimwe. Isiraheli, uyu Isiraheli Imana umuntu yarihinduriye amazina ni Yakobo. Uyu Yakobo ni umwana wa Isaka, Isaka wa Abrahamu. Niyo mpamvu tuvuga ngo Mana ya
mana ya Isaka na Yakobo, cyangwa tukavuga ngo mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, ko tuzi neza ko Imana yahinduye izina rya Yakobo ikamwita Isirayeli. Yamwise Isirayeli kubera iki? Kubera kunesha. Haleluya. Mwisirayeli w'ukuri ntabwo ari utuye muri kiriya gihugu, mwisirayeli w'ukuri ni uwanesheje. Mana tugirire neza. Dawidi avuga ngo Imana ya Isirayeli wasuzuguye, ntabwo yavugaga Imana yo muri kiriya gihugu, yavugaga Imana y'ijuru, yavugaga ya Mana ya Aburahamu, yavugaga ya yindi ikora imirimo n'ibitanga, yavugaga ya yindi yabanye nawe akabasha kwica intare, akabasha kwica iduba ari mu ishyamba. Muve mu buyobe bene data, muve mu buyobe, musome ijambo ry'Imana musobanukirwe. Nta Isirayeli data tubwira, ntabwo ari igihugu kiri mu iyi si. Isirayeli tubwirwa ni ubwoko bw'Imana, ni ubwoko bwanesheje, ni ubwoko bwubaha Uwiteka. Mana itugirire neza. Mana yambwiye ngo Umwisirayeli w'ukuri ntuzabasha kunesha iyi si, ntuzabasha kunesha Satani, ntuzabasha kunesha uyu mubiri. Mana itugirire neza. Uwo ni Isirayeli w'ukuri, uwo ni wo Umwisirayeli w'ukuri wanesheje. Yakobo yahawe iri zina kubera ko yanesheje abantu n'Imana. Mana itugirire neza. Isirayeli ni izina ryo kunesha, izina ry'ubwoko bw'Imana. Mwibuke Imana yabwiye Aburahamu ngo azagwira yuzura isi, kandi abamukomotseho bose bakomoka kuri Yakobo bakomeje kwitwa Abisirayeli, kandi bagwiriye isi yose. Kuki mwumva Abisirayeli mukumva karaba igihugu kimwe, mukabwirwa kujyayo, mukabwirwa gusenga musengera abantu ngo mukunde mubone umugisha, mubasengere kubw'umurimo datagira icyo akora, ariko ntuwasengere kubera pressure washyizweho ngo nusenge ubone umugisha. Mana itugirire neza. Message mfite zari umwihariko nizo, hari izindi message tugiye kuvuga, message zibwira abahanuzi n'abana b'Imana muri rusange n'abakozi b'Imana. Reka mvuge ngo abakozi b'Imana, nigeze mbabwira ngo igihe cy'abakozi kirarangiye, hagiye kujyaho igihe cy'abana b'Imana. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bareke kuvuga abana b'Imana cyangwa kuvuga bene se. Mana itugirire neza. Mureke kuvuga bene so, mureke kuba ari bo mugira igitaramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Munaraza kuri social media aje kuvuga ngo runaka bigiye kugenda gutya. Mana itugirire neza. Mana irambwira kandi ngo abahanuzi muri gushaka inyungu zanyu, data atabatumye ukaza ukahanura ukavuga ibyo atagutumye. Irambwira ngo ibagezeho. Mana ibagezeho. Data yambwiye kujya mvuga ibi bintu nkoresheje ijambo ryayo, abayampaye n'ubutumwa mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana mukumva ibigiye kubasohora. Nsomera muri Ezekiyeli ibice byaho 13. Mana itugirire neza. Muvuga ukuri, mugira ukuri, ntabwo kuvuga ibinyoma ari byo bituma wemerwa. Mana itugirire neza. Ezekiyeli 13 era ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 4. Abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Ngo abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Mwana w'umuntu, uhanurire abahanuzi ba Isirayeli bahanura. Uhanurira abahanuzi ba Isirayeli bahanura. Kandi ubwira abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo buti.
kandi ubwira bajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo. ubwabuti ubwabuti nimwumve ijambo ry'Uwiteka. nimwumve ijambo ry'Uwiteka bene data. uko niko umwami Uwiteka avuga ngo uko niko umwami Uwiteka avuga. bazabona ishyano ngo bazabona ishyano b'abahanuzi b'abapfapfa b'abahanuzi b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. ngo bamwe bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Murongo wa 4 yewe Isiraheli we, ngo yewe Isiraheli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa. ngo abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa. ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli. ngo abahanuzi ntimurakazamuka ngo mugere mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli. byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli. habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka. habe no kuziba ibyo byuho ngo mubone uko muhagarara ku munsi ngo w'intambara cyangwa ku munsi w'Uwiteka. Imana itugirire neza. babonye yerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma. ngo babonye yerekwa n'ubupfumu bw'ibinyoma. irekereraho Imana y'amahoro ikumera umugisha. bene data bakundwa, aba bantu ntabwo bigeze bagera baziba ibyuho byo mu rugo rwa Isiraheli. Imana itugirire neza. ngo bameze nk'ingunzu kandi bitwa abahanuzi. mbese muri rugo rwa Isiraheli, muri iri torero, mu bwoko bw'Imana haracyarimo ibyuho. muri uyu murimo haracyarimo ibyuho. ntibigeze babiziba kubera iki? ubuhanuzi bw'ibinyoma. Imana itugirire neza. Imana idutabare. bashishikajwe n'iby'inda zabo, haraza akaguhanurira imodoka na viza, kakubwira ngo ugiye gutura muri Amerika, kakubwira ngo Imana iguha etaje kugira ngo agire icyo agukuraho. Imana itugirire neza. kaguhereza amasezerano y'ibihuri. mpamvu abantu benshi bananiwe bakaba baguye mu by'uru rugendo, bijejwe ibitangaza bidahari, bahawe amasezerano y'ibinyoma, barangije banga Imana. ariko ntibemwe kwanga Imana, siyo yavuganye namwe. ni abahanuzi b'ibinyoma, mushake nyiri ibitangaza. Imana itugirire neza. bene data mushake nyiri ibitangaza, mwe kwiruka inyuma y'abahanuzi. ariko ngo aba bahanuzi mwumve ibigiye kubabaho. somera 14 uhere ku murongo wa 6 uraza kugeza ku murongo wa 8. Ezekiyeli yego. Ezekiyeli 14 murongo wa 6 ugeze ku wa 8. Ezekiyeli 14 murongo wa 6 kugera kwa 8. nuko ubwire ab'inzu ya Isiraheli uti, ngo nokubwire ab'inzu ya Isiraheli uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, nimugaruke mwimure ibigirwamana byanyu. ngo nimugaruke mwimure ibigirwamana byanyu. mukure amaso yanyu ku bizira byanyu byose. ngo mukure amaso yanyu ku bizira byanyu byose. kuko umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli cyangwa umushyitsi, ngo nk'umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli cyangwa umushyitsi, uzindukiye muri bo, ngo uzindukiye muri bo, akanyimura akazana n'ibigirwamana bye, ngo akanyimura akanzana n'ibigirwamana, akabigira no mu mutima we, akabigira no mu mutima we, kandi agashyira ikibi kimugusha imbere ye, ngo kandi agashyira ikibi kimugusha imbere ye, agasanga umuhanuzi ngo amumpanurize, ngo agasanga umuhanuzi ngo amumpanurize. njye Uwiteka ninjye uzamwisubiriza, ngo njyewe Uwiteka ninjye uzamwisubiriza, kandi amaso yanjye nzayahoza kuri uwo muntu, ngo kandi amaso yanjye nzayahoza kuri uwo muntu,
mugire igitangaza n'ikitegererezo ngo mugire igitangaza n'ikitegererezo n'iciro ry'umugani kandi nzamuca mu bwoko bwanjye namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka Mana y'amahoro itugirire neza, Mana y'amahoro idutabare. Mwumva ibigiye kuba kuri aba bahanuzi b'ibinyoma, wowe wikoreye iby'inda yawe ukirirwa ubeshya abana b'Imana. Mwumva ibigiye kukubaho. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ngo Uwiteka niwe ugiye kwisubiriza uwo muntu uza kuguhanuzaho akubaza amakuru y'ijuru. Ariko umva ibigiye kukubaho wa muhanuzi w'ibinyoma we, umva ngo ugiye kuba igitangaza, ugiye kuba icyitegererezo cy'abakozi bibi, ugiye kuba iciro ry'imigani, ugiye kukarubanda mu yandi magambo. Mana itugirire neza, n'Uwiteka ubivuze, ntabwo ibi ngibi ari ibyo mpanuye, bya bindi byanyu mukora. Ijambo ry'Imana riguhanuri, umva ibigiye kukubaho, ugiye kuba ishiro ry'imigani, bya bindi wakoze uzi ngo iyo ntireba yararebaga, ubikora igihe kirekire irakureka, ariko umva ibigusohoyeho. Ugiye kuba iciro ry'imigani, ugiye kuba igitangaza. Washatse kuba igitangaza, ngo urahanura, uri umuntu ukomeye, wishyira hejuru, ngo uri umukozi w'Imana, bishop runaka, apotere, bitangaza birakoreka, iwawe nyine ibintu byose birakoreka, ndetse ubeshya abantu, warangiza bya bindi byose ukora ukagira ngo Imana ntabwo ireba, ntabwo Imana yacu ari impumyi, maso yayo ari kuri wowe, ikiganza cyayo kije kuri wowe, none yayije kugukubita. Ugiye kuba igitangaza noneho, ureke bya bindi wari warigize igitangaza. Iyo ugiye kukugira igitangaza, uba iciro ry'imigani ku karubanda, noneho rya zina wanditse ubeshya abantu, wongere ugende. Ubu mukunda kuvuga ngo muri abasitari, mukunda kuvuga ngo muri hiti, mbese mukunda ibyo, simbikunda kubivuga. Data niwe nyiri ibitangaza, niwe ukora ibitangaza. Washatse kwamamara, ariko Imana iraje kwamamaze mu bundi buryo. Nababwiye ngo Imana yacu izaza ntizaceceka, ntabwo izaceceka ku nkozi z'ibibi nkamwe, ntabwo icecetse. Nahoze mbwira abantu bari kubanga inkongi y'umuriro ibaye, ngo abantu bari bamaze iminsi batutse Imana, ndetse umva, mbese bakwibaza uwo muriro wavuye. Bari kwamamaza ibyabo byo muri Hollywood, za filime zabo, za zindi nyine namwe mwirirwa mureba nta n'umumaro zifite, ariko Imana yacu bayihereza zero. Ariko reka ize yikorere. Nababwiye ngo ntabwo ari biriya gusa, ahubwo namwe bibagezeho. Ahari murumva ari byo mwakiriya gihugu, ahubwo namwe birabasohoyeho. Mana itugirire neza. Bene data bakundwa, niba ukwikunda ugakunda ubugingo bwawe, ukaba warakoreye Imana, ukaba warayisobanukiwe, ukaba warigeze gusogongera, ukamenya uburyo Yesu agira neza, wagarukiye aho. Ko Imana izi ko ibyo byose ubikeneye, iyo ndushize imbere igiye kuguca mu rwobo, wagarukiye aho ko Data afite byose. Wagarukiye aho. Mana y'amahoro itugirire neza. Mana irambwira ngo abantu bari kuza kuvuga abandi ko ari abanyabyaha, ari abanyamafuti, irambwira ngo mubanze mukuru umugogo uri mu jisho ryanyu, none gutokora agatotsi kari muri mugenzi wanyu. Mana y'amahoro itugirire neza. Yemerera tubasubize dukoresheje Luka ibice byaho 6
umurongo wa 39 uraza kugeza ku wa 49. Imana irambwira ngo mbere y'uko ujya kuri social media wumva kugiye kuvuga mwene so, jya ubanza wowe wisuzume urebe ko wowe ukiranutse. Ese wowe wajya kukumanuka yasanga ukiranutse? Mbese icyo urushije mwene so ni iki? No kugiye kumushyira ku mbuga nkoranyambaga. Ariko bene data, mwe muri kubeshyera abantu ngo muri gukorera Imana. Ariko ibice 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 49. Narindi kuvuga ngo mwe kubeshya abantu ngo muri gukorera Imana, muri kujya ku mbuga nkoranyambaga. Ntiwaba warahanuye ngo ujye gusebya mwene so. Iyo Mana wahanuye igutumye ntabwo nzi aho yavuye. Wakabaye wegera mwene so ukamugira inama, nimba ari n'ikibi kigiye kumubaho ukakimubwira. Ariko se ko namwe ubwanyu musigaye mwicana, hanyuma uru rugamba muzarurwana gute? Somera Luka ibice 6 umurongo wa 39 uraza kugeza ku wa 49. Ntimukagaye abandi mwiretse. Ngo ntimukagaye abandi mwiretse. Abacira umugani ati mbese impumyi yabasha kuranda ati indi impumyi? Ngo mbese impumyi yabasha kuranda ati indi impumyi? Mbese zombi ntizagwa mu mwobo? Ngo mbese zombi ntizagwa mu mwobo? Umwigishwa ntaruta umwigisha. Umwigishwa ntaruta umwigisha. Ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Ahubwo umwigishwa wese yatunganye mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Mani tugirire neza bene data bakundwa. Ntabwo wikwigira umuhanga mu by'uru rugendo ngo wigire umukiranutsi ngo wumve ko ari wowe gitangaza cyangwa intungane, kubera ko ntabwo umwigishwa aruta umwigisha. Ngo ahubwo wa mwigisha nawe iyo akurikiranye neza ashobora guhinduka nk'umwigisha. Ni iki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so? Ngo ni iki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so? Ukirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe. Ngo ukirengagiza bya bindi byose ukora, ukirengagiza. Wabasha kubwira mwene so uti mwene data henga ngo utokora agatotsi kari mu jisho ryawe? Ngo wabasha kubwira mwene so uti mwene data henga ngo utokora agatotsi kari mu jisho ryawe? Wandyarya we. Banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe. Banza ukuremo uwo mugogo uri mu jisho ryawe. Uba ariho ubona ko utokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi. Ngo kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto. Cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kimenyeshwa n'imbuto zacyo. Ngo igiti cyose ukimenyeshwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Ntabwo imbuto z'umutini zasoromwa ku mugenge. Kanze dukomeze. Ine na kane, igiti cyose kimenyeshwa n'imbuto zacyo. Ngo igiti cyose kimenyeshwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Nta wasoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Ngo cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Ngabikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe ku bibi. Ngo n'umuntu mubi atanga ubutunzi bwo mu mutima we buvuye ku bibi nyine n'ubundi biri mu mutima we. Kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Ngo kubera ko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Mumpamagarira iki muti databuja nyamara ntimukore ibyo mvuga? Mumpamagarira iki muti databuja mudakora ibyo mvuga? Umuntu wese uza aho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza ndabereka ukwasa.
ngo umuntu wese uzahondi ngagakomeza amagambo yanjye ngo ndabereke uko asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza ku rufatiro ku rutare. ngo uyu muntu ukomeza amagambo y'Imana ngo asa n'umuntu wubaka inzu ye ngo ariko agacukura cyane ngo urufatiro rw'iyo nzu rukagera ku rutare. ngo rukagera ku rutare. nuko umugezi wuzuye uhurira kuri ya nzu ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza. ngo nuko umugezi iyo wuzuye uhurira kuri ya nzu ariko ntiyanyeganyega kuko yubatswe ku rutare. kubera ko yubatswe ku rutare. naho rero wumva ntabikore. ngo naho rero wumva ntabikore. asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukura urufatiro. ngo asa n'umuntu wubatse ku butaka adacukura urufatiro. nuko umugezi uyihururaho ako kanya iragwa. ngo nuko umugezi uyihururiraho ako kanya iragwa. kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. ngo kandi kurimbuka kw'iyo nzu kwabaye kubi. akire neza ijambo ry'Imana. Mana idutabare bene data. Mana irambwira ngo wowe ufata igihe ukajya kuvuga mwene so ukajya gutanga amatangazo wubase inzu yawe nta rufatiro ifite, ikimenyetso nawe uragifite ko n'ibyo urimo bidafatika, ko n'ibyo urimo bidashinga, nta rufatiro ifite. mba ngo umuntu wumvishe iby'Imana akabikomeza abarimo mwuka wera ntago yumva Imana ipfushije ngo narangiza ajya gukora igitaramo nk'icyo mujya gukoresha ku mbuga nkoranyambaga nk'aya matangazo mujya gutanga, kuko uyu muntu agira inimana agahinda yuko Imana ipfushije akajya gusenga agasengera mwene se ndetse akamwegera akamugira inama nimba ubyuka akabyuka. Mana itugirire neza, tuzanye umwazubatse nta rufatiro zifite, kurimbuka kurabegereye niko ijambo ry'Imana ritubwiye, kandi uku kurimbuka ni kubi. Dawidi ntabwo yarayobewe ko Sawuli amuhiga, ariko Imana iramumugabiza rimwe ndetse kabiri. arangije aravuga ngo hoya ntabwo nshobora kwisha uwimikishijwe amavuta. niki gituma wibagirwa ko uyu muntu uri kuvuga yigeze guhagarara imbere y'itorero akanyurwamo n'Imana ikamukoresha? niki gitumye wibagirwa ko uyu muntu hari imirimo yigeze gukora nubwo yabaguye nta mukiranutsi ugwa ngarambarare? uku kumuvuga kwawe gutumye Imana yongera kumugirira neza, yongera kumugirira ibambe. agiye kubyuka ariko we kurimbuka kurakwegereye. Mana itugirire neza, muzirikane mwibuke, mutinye uwasizwe amavuta, mutinye umuntu wigeze gukorera Imana by'ukuri. mwe gushimishwa nuko yaguye yarambaraye, mwe kujya gukora igitaramo Imana yapfushije. Mana yambwiye ngo mu gihugu mwe mutuyemo iyo habaye gupfa kw'abantu benshi cyangwa iyo habaye ikibazo runaka, amabendera barayamanura bakajya mu gahinda. mwebwe ijuru ririmo rirapfusha, murabirebesha amaso, mwarangiza mukajya kwifatanya na Satani kubyina gukina ku mubyimba kuwiteka. Mana irambwira ngo mugarukira. uri kumva kuri gushaka kuba icyamamare ugatanga inkuru ishyushye igezweho, ariko ijuru riri kuguca kuri iyo ntebe wicayeho naho wari uri kuhikura. Imana irambwira ngo mugiye kujya mu ishuri, kandi bamwe muri mwe mu byiciro murimo mukora ibi bintu musigaye muryama mu nzozi mukarota muri ku ishuri, mukarota muri kwiga.
Mana irambwira ngo mugiye gusubira ku ishuri mutangirire kuri 0 kubera ko mwakoze ibidakorwa. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo mugarukiraho mubanze mwisuzume namwe mwirebye. Irambwira ngo ibyanyu kuki mubitwikira mukajya kuvuga iby'abandi. Irambwira ngo mugarukiraho ngaho. Imana irambwira kandi ngo mbwira abantu bambutse bari 2025 wumva rwose ucyuzuye mwuka wera. Imana irambwira ngo ntiwirare. Irambwira ngo ntiwirare kuko nubwo wambutse 2025 kumva ukifite ibihe byiza. Irambwira ngo Satani we ntabwo ahagaze kukurwanya. Irambwira ngo wongere ibihe byo gusenga. Nimba wasengaga rimwe usenge kabiri. Ndashaka udusomera amagambo n'ubundi ari muri Luka ibice 4 urasoma umurongo umwe gusa wa 13. Mana itugirire neza. Irambwira ngo abera abantu muri uyu murimo mwambara imbaraga. Satani agiye gushiramo imbaraga nyinshi. Nababwiye ngo hambutse 25% kandi Satani nabyo ntabyishimiye. Mana itugirire neza. Ibice 4 umurongo wa 13. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose. Aramureka mutega ikindi gihe. Ngaramureka mutega ikindi gihe. Akire neza ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Jambo riratubwiye ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose. Satani arangije ibyo akugerageresheje byose 2024 n'indi myaka yatambutse akabona uramucitse winjiye 2025 ntagacitse intege yaguteza ikindi gihe. Naberamwe Satani abateza ikindi gihe. Abateza ikindi gihe. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo mwongere ibihe byo gusenga kuko abateza ikindi gihe. Yesu we Bibiliya iratubwira ngo yuzura umwuka arajyanwa ku musozi ajya gusenga iminsi 40. Maze gusenga iminsi 40 ngo yari maze gusonza. Satani nawe afatira muri yanza. Witonde Satani atagufatira ku nzara. Ngaramubwira ngo hindurire uyu mugati. Yesu ati ntabwo umuntu atungwa n'imitima gusa. Mbese wowe ufite ibyo uzasubiza Satani. Mana itugirire neza. Aho nagiye kugutega ubukene ukajya gusambana. Mana itugirire neza. Aho nagiye kugutega akazi keza ukajya gukora ibidakorwa. Aho nagiye kugutega umushumba ufite itorero yabanye ahandi muri za mbaraga zikuzimu kubera nyine za nkono uri gukubitirwa mu butayu. Warangiza ukagenda ukajya ngo kuhanura mu iryo torero. Avuze ngo aguteze ikindi gihe. Mana iravuga ngo mwirinde kandi mwirinde cyane. Mwirinde cyane. Mana irambwira ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi bintu byose birindwa. Ejo utabona urusengero rwawe rufunze barangiza bakaguhamagara muri za zindi zifunguye kandi baracishije imbaraga zikuzimu ukajya gufata ku mavuta nawe. Mana itugirire neza. Mana dutabare. Abera mwirinde. Satani abateza ikindi gihe. Mwirinde mutagwa mu mosha. Mana irambwira ngo murinde umutima wanyu kurusha ibindi byose birindwa kandi mwongere ibihe byo gusenga. Mana imbwira ngo mbwire abantu kandi bana b'Imana abakozi b'Imana ngo mwongere mugaruke ku nshingano. Uyu n'umwaka mugomba kongera gufata inshingano. Bashumba baririmbyi mugaruke ku nshingano zanyu.
mwongere mwibuke umuhamagaro, mwibuke icyo Imana yabahamagariye. Ndagira ngo usomere Yesaya 61, wibuke icyo Imana yaguhamagariye. Muririmbye wibuke ko wahoze uririmba, wongere uririmbe. Muhanuzi uhanurire mu kuri no mu mwuka. Bashumba mwe gukubita inama ngo muzikomeretse, ahubwo muzomore. Mugaruke uyu mwaka umwaka wo kongera gufata inshingano kandi muzikore neza. Yego. Yesaya 61 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Yesaya 61 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Umwaka w'Iteka azabagiriramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje. Ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje. Kuko Uwiteka yansize amavuta. Ngo kuko Uwiteka yansize amavuta. Ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. Bana yagutumye ngo kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Yagutumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, no kumenyesha no gukingura abari mu nzu y'imbohe. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe muri bwa buretwa bwa Satani. Mani tugirire neza, ongera ugaruke ku nshingano, ongera wibuke inshingano zawe. Nibyo Imana yaguhamagariye. Yakubwiye kwigisha ijambo ry'Imana bikorana umwete, uririmbana umwete. Nimara bufasha ufashe n'umwete, nimara bugaburira. Mwawari ufite impano zitandukanye, wajyaga werekwa, wararyamaga ukarota, byaragiye. Wongera ufata inshingano, ngera ibihe byo gusenga, ugaruke ufata inshingano kandi ukora umurimo wa data neza. Mani tugirire neza. Kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Wongera umenyesha abantu ko uyu mwaka ari w'imbabazi z'Uwiteka. Uyu ni umwaka abantu benshi bagiye gukirizwamo, ariko ninde uzabigiramo uruhare? Ni wowe ukwiye kuba ambasaderi w'ijuru, ukavuga Imana wabonye atari yo wumbanye abandi, ukavuga Yesu ukora imirimo n'ibitangaza, ariko ukavuga Yesu utanga ubugingo. N'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Ngo n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Data kugirire neza, rekera aho ngaho. Uyu ni umwaka Imana ije guhana no guhemba. Mpamvu Bibiliya ivuze ngo umunsi Imana izahoreramo inzigo. Abantu barabikoze bagira ngo Imana ntireba, ariko ni Imana ije guhana no guhemba. Menyesha abantu iby'ubugingo, iby'umwaka w'imbabazi. Begera umusaraba, basogongere, bashira inyota, bageze ku musaraba. Kandi ubabwire ko Imana itari yo gutanga ibitangaza gusa, ahubwo no mu gihe cyo guhanije guhana. Imana itugirire neza. Yesu ngo ari kumwe n'abiwabo, ngo yarababwiye ngo bamuhereje igitabo, yinjiye mu rusengero, asoma Yesaya, arabisoma ibi byose, ngarangije abwira abantu rata ngibi ngibi bibasohoyeho. Haleluya, ibi bibasohoyeho kuko nyir'ukubikora yarahageze, arahari, bibasohoyeho. Mani tugirire neza, mubwira abantu iby'ibihumuriza imitima, mwe gukubita izi ntama ngo namwe muzitaraze nkuko babanjirije babikoze. Mani tugirire neza. Mani irambwira ngo muzirikane aya magambo, muzirikane ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Irongera irambwira ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mani tugirire neza. Ndagira ngo dusoreze kuri Yesaya ya 55 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7 dusoze. Zinyitamaye sinyari noneho urashyo ngasura amafoto ya nyuma. Shyira mikoro aho ngaho. 5-5
Yesaya 5:5. Yesaya 55:6 kugeza ku wa 7. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa bene data. Nimumwambaza akiri bugufi. Nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze. Umunyabyaha nareka ingeso ze. Ukiranirwa areka ibyo yibwira. Ukiranirwa nareka ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka nawe aramugarukira. Ngo agarukira Uwiteka nawe aramugarukira. Aramugirira ibambe. Aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Ngagarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Somera n'umurongo umwe wo mu Migani ibice 4:23 dusoze mwami Imana. Imigani ibice 4 yego 23. Imigani ibice 4:23. Linda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Kongeye kubisubiramo ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Ko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Imana y'amahoro ibagirire neza, mwakire neza ubutumwa Uwiteka yamaye. Shalom. Reka tugushimire ku butumwa budasanzwe kandi bukomeye Imana inyujije muri wowe. Reka natwe tuvuge ngo Imana iguhe umugisha. Yego murakoze cyane ndabakiriye. Kandi namwe bamugisha. Ndakeka buri wese wadukurikiye wabanye natwe mu kino kiganiro buri byiciro byose yajya bivugaho, buri wese arakuramo ibye kandi habwirwa bishobora kumva beneyo, kandi reka tugerageze ubutumwa ntibugwe mu mahwa cyangwa se mu kokara, ahubwo bugwe mu butaka bwiza. Yego. Afande ubutaha tuzongera tukubone. Ndahari ndacyakorera Imana ndi mu rugo kwa papa. Rero aracyandinze kandi andindiye nk'uyu murimo, ntabwo nenda kujya kure impande yawo. Ndacyari kandi ndacyari ku Musaraba TV. Ndabakunda cyane. Ngira ngo njye ninginga abantu mwese cyane cyane abasirikare ba Kristo ni benshi. Ni benshi. Mujye musangiza ibi biganiro kandi mbabwira ko umuntu wese ari umukandida wo kuba umusirikare wa Kristo. Na niyo mpamvu nyuma yuko ntanga iki kiganiro njya mbwira abantu ngo abantu bifuza kubana natwe muri groupe abasirikare ba Kristo mwazatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp cyangwa se mukanaduhamagara. Tanga izo nimero rwose. Yego murakoze cyane. Nimero ya WhatsApp sindi njya nkunda kuyibagirwa, nigeze nyitanga ndayibagirwa, ariko ni 073 9 7 5 7 cyangwa reka telefone yanjye yazimye. Reka nimero ya WhatsApp ya mama w'amahanga. Yego 073 yego 95 73 670 073 95 73 670. Esther mama w'amahanga nimero ya WhatsApp. Yego iyo ni nimero yacu ya WhatsApp. Ngira na nimero yo guhamagaraho, niyo ntabwo iri kuri WhatsApp, ni 078 9 330 niyo nimero niyo wampamagaraho. Niyo WhatsApp wayinyandikiraho ushaka ko tugushyira muri groupe cyangwa hari n'ikindi kibazo ushaka kumbaza. Imana y'amahoro ibamera umugisha. Reka mbwira abantu barwaye kandi mbabwire ngo Yesu aracyakiza, kandi muzamure kwizera. Kuri data ari gukora imirimo uko yahoze kera na n'ubu niko akiri, kandi n'ukuri njya mbwira abantu ngo
ibintu byose tubizanire Yesu kuko hari abantu warabizeye baragutenguha ariko Yesu abana natwe muri byose ntagajya dusiga nukuri. Imana y'amahoro ibaho umugisha ngira ngo wadusengera Imana soza dusenga data abahereza umugisha. Turagushimiye Uwiteka Mana nziza, Imana y'amahoro, Imana ikiranuka muri byose. Tugushimiye uburyo wabanye natwe mu iki kiganiro, tugushimiye kandi kwereje umugisha abagiye kugikurikirana bose. Kandi data mwiza, twongeye gusengera buri muntu wese ufite uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ikiza, twarakubonye si rimwe si kabiri tukubona ukiza amakanseri, ukiza amadiyabete, ukiza imivuduko, ukiza sida, si rimwe si kabiri twarakubonye wirukana abadayimoni. Uri Imana itegeka, ndakwinginze Papa, tegeka ku muntu wese ukurikiye ikiganiro kandi uwizereye wese Mwami Imana umukize kubw'uku kwizera. Ndagushimiye kuri Imana ihinduye amateka ku bana bawe. Mwami Imana dusengeye abantu basa n'aba muri gereza z'ubu buzima, wongere kubabohora. Mwami Imana dusengeye Afurika muri rusange kugira ngo uyibohore, uyikure mu maboko y'ibigirwamana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Papa, nyemerera Uwiteka isi yose muri rusange abantu bawe babohewe mu buretwa bwa Satani, ndatubabohore. Ndagushimiye kuri Imana ibikoze kandi ndatubiremye nonaha ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha.